Muganga Clement. Nongeye kubasuhuza inshuti za Muganga Clement. Nari mbakumbuye mureke twongere tuganire. Ngira ngo ndabashima by'umwihariko uburyo ki mbona ubutumwa kuko mukurikirana ibiganiro byanjye. Nako ni ibyacu ntabwo ari ibyanjye, ni ibyacu twese muri rusange kuko biradufasha kandi biratwubaka. Bikanatuzahura tuvana ku burwayi n'abatarwaye, bikabasha kubafasha mu kwikingira. Ngira ngo akenshi rero nkunda kubagezaho ibiganiro ku bijyanye n'uburwayi bw'abarozi baturoga, batwangiza, bakangiza imibiri yacu, bakangiza ubwenge bwacu, bakangiza imiryango yacu. Ngira ngo rero kuri uyu munsi nabagejeho ikiganiro cyangwa se inkuru y'uwo navuraga, bateje za Nyabingi. Umwana rwose bamuvana mu muryango, baramwirukansa ibisozi, yigira mu ishyamba. Tuza gukora nyine ku by'Imana yaremye dukoresha bikora ibitangaza, nk'uko Imana yahaye Mose igiti akagishyira mu mazi, ibitangaza bigakoreka. Agakubita n'inkoni ku rutare, amazi akaboneka bakanywa. Natwe rero hari imiti dukoresha, ukaba wayishyira ku buriri bw'umuntu wabuze, ukaba wayishyira ku myenda y'umuntu wabuze, imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Niko twabigenje rero, dufata umuti dushyira ku buriri bwe aho yaryamaga, kuko yari yabuze nyine nk'uko twabibonaga bitewe n'uburwayi bari bamuteje abarozi. Umwana yaje kuboneka, biba ngombwa rero ko tumuha imiti kugira ngo abashe kuzanzamuka, abashe gusubirana ubuzima buzima, ubwenge bubashe kugaruka ari ubw'umuntu muzima nyine. Biriya bamugize ukuntu rwose ku buryo nawe wamureba ukumva ubwoba burakwishe. Ngira ngo iyi nkuru murayikurikirana, twayivanyeho amashusho kugira ngo ntabwo ari byiza, muraza kuyumva muri audio, buri wese yumve iki kiganiro neza kandi yumve ko byose bishoboka kubera Imana, nta kidashoboka. Uko abarozi baroga niko natwe Imana igiye iduha ubwenge bwo kugenda dutahura ibyo bakora byose. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora byose uko byagenda kose, Imana hejuru ya byose. Muraza kwiyumvuramo n'ukuntu nababwiye ati Imana murayizi, nta munyabyaha umenya Imana, nta murozi umenya Imana. Akenshi nkunda guhura n'abantu wenda bazihana bareke kuroga, bazihana bareke guhemukira abantu, ariko nta murozi wihana, ngira ngo ikiganiro ni cya kabiri cy'uburyo ki uyu murozi yavugaga kuko nta murozi umenya Imana, nta munyabyaha umenya Imana. Bashobora kubeshya ngo bihannye cyangwa se yaretse ibyo akora, ariko ntabwo aba yihannye, nta nubwo aba abiretse, ahubwo iyo yavumbuwe gutya nibwo yongeramo imbaraga. Ariko iyo yongeyemo imbaraga natwe twongeramo imbaraga Imana yaduhaye, ibyo yifuza gukora byose imigambi yabo ikabapfubana. Reka rero twisunge Uwiteka, azadukoresha ibikomeye. Reka twisunge Uwiteka, azakora, kuko ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubuhanga n'ubushobozi. Na Lazaro yarazuwe, n'abandi bagiye bazahurwa benshi cyane namwe muzi. Nta mpamvu rero yo guterwa ubwoba n'imirindi ya Satani. Reka tumurwanye nawe azaduhonga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Murakoze, Imana iduhane umugisha, kandi Imana ikomeze kubaha ubwenge n'umuhate wo gukurikirana aya mavideo n'ama-audio dushyiraho, kugira ngo mubashe gutabara imiryango yanyu igenda Satani agenda agabamo ibitero. Uwiteka akomeza turinde, kandi rwose mukoreshe kugira ngo tubashe kubona abantu benshi bazahurwa n'iby'Imana yaremye. Mukoreshe rwose kandi mushyizeho umwete. Iyo ubikoze uba ukijije benshi, iyo ubikoze Imana iguha umugisha nawe. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Kandi nigira umuganga twari tuzamushobora. Mwe muri bande se ubundi? Muri bande? Muri bande? Muri bande? Nyabingi zo kwande? Ndakura ngandi kubwira. Iso kwande ndikura nese ko ndagufasha. Nyabingi zo kwande? Fonzo mu. Uyu mwanda uravamo. Ucishe hasi. Hasi no kwa hacu. Wowe komeza ufate ya mpuzu ya video itagucika nzikwereza se. Ahora byifuza ibyo bintu kandi ngira ngo murabyumva none.
Sa nk'umukuru nutavunika. Ngo ntabwo mbwira. Ni Mariya. Mariya afatanyije nande? wanumye Wagutumye ninde? uretse gato nkubwire Oya, ninde wagutumye? Mariya nande? Ndagutwikarira nta mikino mfitanye nawe njyewe, urumva? Ariko n'imbaraga y'Imana urayizi? Urayizi? ereka n'ubundi aravana ajya iwawe n'ubundi bitubye mu marembo. Bitajya mu marembo. Nshatse n'ubundi njye nakigendera nkamusiga. Wowe witwa nde? Sinakubwiye se ubanumye? Mariya. Uri kumva twe twakigendera n'ubundi agasubira iwabo tukamusubiramo. Ntabwo ndamurekura araguma hano. Naguma asanga haba amadayimoni n'amagini. Twabuze kera tuvuga bakagira ngo niba uri kuvuga kandi uyu mwana amaze ukwezi twaramwambaye. Mwaramutwaye? Nunde kora aho ndakubwira n'ibindi. Ntabwo nakurekura nagufasha. Ngaho mbwira ibindi gira vuba. Ndakubwira ariko twumvikanye. Ntabwo numvikana n'amagini njye. Ahubwo ndagutwika. Uyu mwana namuteze inda yanga kumufata. Umusore rero nateganyije ko amutera inda. Muri iyi minsi ndabizi ko ari wabiteganyije. Hanyuma ubu yakabe ko yarabyaye. Ariko umusore namuteganyirije byaranze. Yitwa ndo umusore? Yitwa Elisa. Byaranze akubitiramo akandi gahungu bakundana kanyamico myiza. Urananciriye? Oya ntabwo ari wowe nciriye ko. Nciriye nde? Nciriye ko ari agahungu kanyiciye ibintu. Ariko uyu mwana mbese umwana uramuzize iki? Nta kibazo afite. Ikibazo ni nde? Ikibazo ni se. Ise yagize ate? Buriya byose abigendana ku mugongo. Niho bifite. Rero uyu nguyu yamubonye kuko basa nkaho bari inshuti. Bakundana. Ntuzi umwana wamuretse? Ndamureka ariko uyu si we kibazo. Uyu n'ubundi ntamureba ntacyo namutwara. Ni ukuvuga ngo mbese umutwara kugira ngo ubabaze se na nyina? Kandi se nava hariya n'ahandi azajya ariko bizagenda kuko n'ubundi buriya bintu ntazabireka biri mu maraso. Ibihe bintu? Biriya bintu byo ngo mwazanye byo kudutamaza. Uyu mwana njye nta kibazo dufitanye. Aho kumuvamo ndagenda ariko ntiba ntazongera kumubona mu maso yanjye. Kuko ise nzasigara mpanganye nawe. Urinde se ubundi wowe guhangana n'abantu? Imana urayizi se ubundi? Imana urayizi? Nta munyabyaha umenya Imana. Nta n'uyivuga. Uyu munsi rero ndakwica kugira ngo urumva? Ndakwica kugira ngo urekuye umuryango. Wabyumvise? Urimo uranyumva? Chakapa. Ngahishara.
yitwa nde? Shira hano. Mama yitwa nde harya? Ndahimbara neza. Ariko ntuzongera kunyishyuza?